X dear X. Nese ubu ngubu nta wundi mushero urabona kuva dutandukanye. Tubonane. Ikiringi. Nta kibazo. Allo. Subarankubye. Nago yabinkora. Oya. Ntago kuba umuntu yarashatse biba bikuyeho ko umuntu nyine ajya akumbura umuntu baba baragiranye ibe cyane ko twagiranye n'ibihe byiza. Ubwo nongo nawe urashaka kumunanira rero. Turi kimwe. Akurusha buri kintu cyose. Yesu we. Ati mwenda kunga wenda kumugeraho ko mwekarekera kwihoma rero. Wahomotse ku by'abandi ukaga bajya kwihoma. Hi guys, hi everyone. Reka nisere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose, mukomeze mugubwe neza. It's your girl, it's your beautiful girl Princess Diana. Nkibisanzwe chano na indi ni Shandi TV nkibisanzwe. Of course murabizi. Rero uyu munsi buri kona ndi hagati y'abakobwa beza cyane, sibyo? Ni beza pe nta ubihakana. Murabizi yuko nyine nkorera ibiganiro muri Delis Hotel ni Kuriyenzi. Naho uramutse ukeneye ahantu heza wajya uruhukira, wajya uciringa, hitaruye hatari urusaku, umva ni hano Kuriyenzi muri Delis Hotel. You are most welcome. Sibyo? Ikindi nimba ari ubwa mbere urebye ukritse kuri iyi YouTube ukabugeze kuri link, please banza kore subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi kandi tuguha ikaze mu muryango mugari w'abantu bakurikira Shandi TV. Nani barayikoze barakoze cyane. Komereza aho ngaho ndagukunda. Reka ntangire rero nakira abakobwa turi kumwe kamera hangaha bakwita nde? Banyita Josiane. Bakwita Josiane. Umeze neza Josiane? Meze neza cyane. Umeze neza Josiane? Meze neza cyane. Uvuga gake? Oya ndavuga cyane. Ya ngiye rero wajya bamvanye ivata mu kanwa ryose. Sibikabe. Undusha kuvuga. Batubwire ngiye n'uyu ninde mwumva kunavuga. Undusha kuvuga? Ndakurusha. Umeze neza cyane. We bakwita nde? Sibwo ntabwo uramfata. No ngiye ndakuzi turi kubambariza abadukurikiye. Wamvuze se? Mana ufite umunwa uzi kuvuga. Nitwa Fiete. Bakwita Fiete sibyo? Aha, Fiete. Uyu munsi rero tudatinze, you guys, tudatinze, uyu munsi tugiye gukora prank. Uko turi batatu tugiye gukora prank, ariko prank tugiye gukora mana yanjye mumfashe ntidusenyere ingo, ntidusenyere abasheri bacu nibatumye batwanga, mudusenyere barajye biteye ubwoba biteba. Ndumva ufite ruga. Kangura amayinite nayo nari mfite. Kangura amayinite nayo nari. Kangura amayinite mbabara ko ibintu tugiye gukora no biteye ubwoba. Umva guys, tugiye gukora prank aba ex bacu, aba ex twakundanye. Urije uri kunyuba? Aba ex bacu twakundanye. Ufite mu ex? Ndamufite. Ufite umuntu mwakundanye kera? Yego. Mwapfuye iki? Mwapfuye iki? Ngo twapfuye iki? Utuntu turi aho. Dusanzwe. N'udukize utuntu dusanzwe ntago mudupfa n'umuntu guys, okay? Utuntu dusanzwe nyine muraciringa tukarangira. Numvishe nta kimwe yumvamo. Waramurambiwe. Baraye birakabije. Wowe tumva ntabyibuka. Ntago byibuka. Ntago wamukundaga sibyo? Ntabwo mbizi. Iyo umuntu utakibuka uko umuntu mwari mumeranye n'ukuri ntago waramukundaga. Ubwo nyine uba waramwibagiwe n'ibihe mwanagiranye byose. So, none ikintu tugiye gukora rero hano. Tugiye guhamagara aba ex bacu. Mumbabare nimubibwira umugabo wanjye kuko umva yeta nsubiza iwacu. Naba ngaba basheri babo nimubabwire, bamwe bafite ubukwe, bose bafite ubukwe, ariko nyine ni riske, reka dufate riske nta kundi, sibyo? Ya, tugiye guhamagara aba ex bacu, urumva ubundi tubabwire ngo turashaka ko dusubirana. Turashaka ko dusubirana mukongera tugakundana, you know, ibintu ngibyo ubundi, ya, tukumva ikintu batubwira. Ibyo bintu muri kubyumva muti? Umva bidateye ubwoba? Cyane. Cyane. Urumva ari bukubwire ngo nta kibazo dusubirane biki? Sinzi.
Surumva yabyemera. Sinago mbizi. Bise no kumwatandukanye. Yego, reka nze kumuhamagara. Ndaje muvugishe numve. Yes, wajye mfite ubwoba mana yanjye wowe. Ngewe washobora no kudafata telefone. Nta wamenya. Kubera iki? Ese umuntu mudafite ibyo mukiri kuvugana ubundi yabagufata kubera iki? Kuko nanjye ntajya mwitaba. Ajya guhamagara se? Arampamagara. Ukanga ko mwitaba. Aha, ubwo yigeze guhamagara wenda reka twizere ko ari bukwitabe, sibyo? Reka natwe tutegereze turebe. So, who is going to be the first one to call? Ninde ugiye kubanza? Ninde? Umuvolontaire. Ni wowe ugiye kubanza. Uranamukumbuye ikigaragara. Ikigaragara ubanza ari umukumbuye. Birashyushye. Jesus, kature. Mana. Wise ko numva utegeranyije amatsiko ubundi wizeye ko bari bumbwira iki? Ndashaka kumva ibintu nyine mugiye kuvugana. Agiye guhamagara umuntu uza we. Arimo aramuhamagara. Urumva? Tugiye kuragiye kumubwira ati sheri ndagukunda nukuri ndacyagukunda nubwo twatandukanye. Ongera uhamagare. Ngira amasaha abantu batashye bari kuva mu kazi. Urumva ajye kumbwira ati bebe nukuri burya nubwo twatandukanye ko njya still in love with you ndacyagukunda reka turebe. Reka tureka mwitaba mbabara mana mfasha mwitabe. Ntabwo ufite ansebeje. Agusebeje. Kuki se kucyumva ko yagusebye se ubundi? Si nk'ibyo byose se. Cyumva ko mwashwanye nawe mwaranrwanye. Ntabwo twarwanye ubu ngubu twarwana nkamugwaho ntiyapfa. Sha umuntu yarakwanze byanyabye cyane. Twanze ko kwitaba. Nese ubu tubigire dute? Turakugarukaho mu kanya sibyo? Reka kubera ko ubu ngubu bibanze kumwitaba nyine bamutaye yahuze. Urumva bamutaye ibishanga. Ibaze kugira ngo noneho umuntu mukundane mwangane bigeze aho yanga kukwitaba. Nawe ubwe baze nanga ko mwitaba. Mukaba mutumye nanjye yanga kunyitaba. Murambona. Urari buze guhamagara. Ashaka kuba yashishikaye. Ambabare hamagare tukiri mu kiganiro pe kuko mana yanjye. Ngenda bo wanyuma. Ngenda wanyuma pe. Ntufite ubwo. Nogiye gukurikira. Oh my god. Ahangaha uyu nguyu iciyemo. Katwube ko nawe bakwitaba cyangwa baguta ibishanga. Mana we. Ni umuntu katakwitaba nawe yarakwanze. Atari kumfata. Rahira ko twese batatwanze. Bagutaye yahuzusha. Koko se. Ni ibiki? Kature. Ngwinde. Baramwitaba. Makuru ni meza. Ese ko wabuze? Cyane ntago nabuze ndahari. Dore waranyanze sinzi icyo twapfuye. Gakomane icyo twapfuye nagukeze. Ariko nawe wambereye umwana mubi. Gute se? Wahise wivumbura byatari vuba vuba. None ubu ngubu ngarutse wanyemera. Ndagukumbuye byatari. Koko se? Cyane. Noneho ubu twongeye tugakundana wabyemera? Twabanza guhana kondisiyo ariko. Ariko ukabyemera? Cyane. None se uzaza kundeba ryari? Ndumva naronka umwanya ku munsi wa kane. Naronka umwanya pe. Nta kibazo ubwo ngubwo uzambwira nyine. Nzakuvugisha kuri phone nyine dupange map. None se? Kubera iki? Wumva ko noneho izo kondisiyo zazaho zaba ari nk'izihe? Nyine subizi se uko byagenze ntabwo nshaka ko byakongera. Nta kibazo ubwo ngubwo nzaza tuvugane. Yego tuzabonana ku munsi wa kane.
Ego ariko wari umeze neza. Kabisa ndashima. Byiza. Aha nari nzi ko wankatiye bya dance udashobora no kunyitaba. Wari wanze kunyitaba bwa mbere ngira ngo ntago wakongera. Sorry no kuri ntabwo phone ntabwo yari iruhande yanjye. Niyo mpamvu. None se ubu ngubu nta wundi mushero urabona kuva dutandukanye. Nahise mbikatira. Ni njenje nyine urindiriye se? Njenje nyine urindiriye urabeshya sha. No kuri pe urumva nakubeshya shu. Nakubeshya gose. Aha. Ndumva ahubwo ngewe ngize n'ubwoba maze gute se twatandukanye kuriya none ukabutangiye no kunyita ngo shungu ibikingo kutambaza ko ngewe nimba narabonye n'undi mukunzi. Erega atangwe karama ya kabiri. Icyambere ni umutima. Biko byumva. Nanze kukuva mu mutima. Byatari. Ariko muratubeshya we. Umva no kajibeshya uri murambeshya. Ntabwo nakubeshya. None se kuwa kane zawe ufite umwanya? Kuwa kane? Urumva tuzabonana? Umva nzakubwira ariko ndumva tutazabonana. Reka ibyo bintu by'iwawe nawe. Niba ushaka time nyene mino wiki. Tubonane. Ikiringi. Nta kibazo nzakubwira. Nta kibazo nzakubwira igihe nzaba mpari. Sawa rero bye. Bye very good. Ego. Ciao. Kanda munda. My goodness, uyu mwamwumvishe barashaka kagaruka. Mana ndapfuye none ngewe ibyanjye bindangiriyeho. Si mwambare simpamagare. Hamagara. Ubu ngiye ndubatsisha mu mbabarire sibyo ngiye nabona none se akuzi gusenya warubatse nimbe namwe mwe muracyari ku isoko sibyo mwe muracyari ku isoko ngewe nukuita ya Allah mana yanjye murashaka kunsenyera Yesu wabagare we se ndamagara nde Mexe wagira benshi barenze umwe hitamore ndahamagara ndise by the way X dia X mundi nagomba nshaka ngiye gusubira inyuma pe ariko nyine it's a prank I have to do it. Oh my god mamagare nde kamagare uwo twatandukanye nyuma aha kanumve kicamo ciyemo wow hano abantu baba bari koga mbega ibintu byiza hari pisine nzajyamo ryari ya hano we niho tuzakorera ikiganiro tuzakora iki mu mazi allo barankubye ntabwo yabinkora oya usika nkubye we watumye twicisha amazi mana we usika nkubye ex arankubye ubwo mwakoze ibiki bituma aba ex wanyu batagishaka no kubavugisha mushoye kuba ibi mutoroshye ntabwo byambaho mushoye kuba barabafashe mubaca inyuma oya shange nimba ari umuntu irongeye mana mbabara amfate anyitabe Allô? Allô? Oui. Vite. Vite se. Sawa. Umeze ute? Uzi fresh. Uraryamye? Nari ndyamye gato. Ko waryamye kare se? Umunaniro umuntu aba ananiwe mukunda. Nusagize akazi kenshi?
cyane. Makuru iminsi ko twaburanye. Amburiye he? Nubwo se nakuboneye he? Aho wansize urahazi. Niho ukiri se n'ubu? Akugubaza iki mwana ko bazi ibinoze. Ushatse kuvuga iki se? Ahubwo mbwira urashaka iki? Mwese guhamagara ni ikibazo nabyo ra? Kuhamagara nkubaza nuko umeze ni ikibazo? Imeze neza nagusobanuriye. Yego. Noneho nkukupe ntabwo ushaka kuvugana nanjye. Mbwira ndakumva. Nari ngukumbuye. Reka se. Ntarekaye. Ukuri. Sawa nyine. Kubifasha nk'ibisanzwe se urumva bisanzwe? Mwana kumbura kawe ni nkuko n'undi wese yakumbura umuntu. Yego je ngwiki? Ni nko kujya muri gare ugasakuza ngo ukumbuye umuntu. Niyo. Ngwiki cya ose kusiga uvuga amagambo akakaye we wabaye iki? Ntacyo tu. Wabaye iki? N'abana nkamwe mwabiteye. Umva rero ngenda gukumbuye pe nyine ibyabaye byarabaye ndabizi ko byagenze uburyo twarangizanyije ndabizi ntabwo byari byoroshye ndabizi. Ariko nawe wabigizemo uruhare ntago ari kuki uba uri gufata amakosa ukayanshyiraho nkaho wajya ngo nyine ni njyewe wari uri mu makosa gusa twese kuko nayo uza kuba unkunda ntago wagombaga kwita giving up just like that wagombaga gukomeza ugafighting akomeza nakubembereza nese umuntu ukunda kucyumva kutamubembereza icyo ngibyo babikora ku mwana bakomeza bakabembereza mutonya umuntu mukuru nkawe sibwo ukora ibintu ze nyine nuko nta rukundo wari umfitiye sibyo nta rukundo wari umfitiye ntabwo wankundaga ya ugiye kuzana amatiku ntabwo ari amatiku kuki uri kumva ko ari amatiku ntabwo ari amatiku bisanzwe gusa nyine ngenda ukumbuye nimba waba ufite umwanya tukazabonana ariko ye nzakubwira nimba n'akanya mva ariko rero bifate au sérieux pe wenda nubwo nubatse nubwo nashatse ntago nyine ntago kuba umuntu yarashatse biba bikuyeho ko umuntu nyine ajya akumbura umuntu baba baragiranye ibihe cyane ko twagiranye n'ibihe byiza ubwo n'ubwo nawe urashaka kumunanira rero ntago ari ukumunanira nese nta byadanje kuba ngukumbuye nta bindi nshaka ko twagira umuntu azabishakira umwanya buriya ntaboneka umuntu azabishakira umwanya buriya ko ndi mu rukundo se nawe afasha ibyo bintu bisubizayo ni ukuri njya mbwire be oya ntabwo bishoboka mwana ibyo bintu bireke for real I'm still in love with you okay I know I am married and I am happily married but sometimes I miss my ex ntabwo uri happy nese niba uri happy ubwo urakunshaka iki nese njye nyine ndumva ngo kumbe kukubona just nkakubona tukaganira tugahura tugaciringa nta bindi mvuze sibyo ntago kuba mvuze ibyo ngibyo wenda basi ujye umvugisha ngo uhamagare umvugishe nawe umamagare ya nibyo nshaka ariko ibintu byo kugenda ukamara umwaka utamvugishije ntago mbikunda mfite ikindi cyane mwana cyafuha tuvuganye cyane ufite ikindi cyane wabonye undi none se kitabuza mu rutoki ni amakoma so waranyibagiwe noneho cyane rwose niyo mpamvu mara umwaka naguhamagaye
waranyibagiwe mbimenye arenze ko utanakibaho Yesu we cyakoze mu buzima urambabaje ntabwo nari nzi ko wabwira aya magambo we aho urukundo wankundaga rugeze ahangaha rugeze ruvuyemo aya magambo ukuntu wivugishwaga ntabwo nabaho nagufite ntabwo nagira nimero yawe mbonye nyifite uyisibe none nimba wumva utagishaka kumvugisha utinze gukupa ahubwo ngo mpite nkahanagura barakuboroke ego Yesu unambroke cyane rwose umva urambabaje pe urambabaje mu buzima ihangana sinjye wa mbere subwo basi wambabare basi nkazakubona rimwe gusa tukabonana basi tuzabishakira umwanya turebe nyine niyo mpamvu nanjye nguhamagaye kugira ngo nyine numve sinagusubije ryari se basi se nzaze kukureba mu rugo ryari oya ntuzaze kundeba uzaze kundeba nzakubwira sinzaze kureba mani uri mubi pe aya magambo meza ni ibingibi yavuyemo nzagukunda kugeza mpfuye nzagukunda mu buzima bwanjye bwose nubwo wanyanga ntabwo nzigera nkwanga none mpumbije gatoya gusa kugenda ngo nshake uhise ushaka undi ibyari bya kera gihe ubwo so ngo uwo mukobwa wabonye none andusha ikise andusha ubwiza andusha inzobe buri kimwe turi kimwe akurusha buri kintu cyose Yesu we ikintu mwenda kunga wenda kumugeraho ko mwese muri inzobe ni icyo cyonyine people change basi niki nagukorera basi kugira ngo nyine wumve kugira ngo basi wongere ungaruke kugira ngo wongere nyine unyiyumve mwongere nyine wumve ko nyine ngufitiye urukundo niki kintu nagukorera please I am begging you please Diana we no kibebeze mwana ntago bikigezweho ubwira kano ibintu uri gukora kugira ngo uhite wumva ko ibyo bintu byose reka no kubimbwira meze nk'umuntu uri gutetera iwawa muri gereza uri gutetera iwawa urumva nta rukundo rero ruba ruhari aho hantu basi se byibuze wigeze unkunda kiriya gihe tu basi wankundaga kangahe ku ijana kandi utubazo tw'abana kangahe ku ijana koko basi se nyine basi nk'ubu ngubu urukundo mfitiye rungana gute basi ku ijana kandi nta ruhari nta na rimwe ku ijana aya cyangwa hari nanjye nicyo gihe cyo kugira ngo nkwikuremo pe none for real byajyabyo cyari karekera kwihoma rero wahomotse ku by'abandi ukagaba bajya kwihoma umva ndakumvishe wari uri live kuri noza sawa reka amakope umupe basi oya nakubeshyaga pe nagira ngo numve bibiza ko wakisubizaho kwambwira amagambo meza nakubeshyaga basi umwana bashikisha duhenda abana ase wabaye iki nimwe mwabineye umva basi okay unyimye igihe cyawe unyimye umwanya wawe unyimye nyine buri kimwe cyawe nanjye nicyo gihe kugira ngo moving on ahari nkunda umugabo wanjye kuko niwe wankunze wanyambitse impeta akankura mu bandi sinzi impamvu rero watinze ahubwo sinzarenze ko ibyo bintu ari byo urimo ese we mu buzima urihariye pe ko wari umupye sera numvaga birangiye byo kuvuga yego mva sha urakoze rero ngiye nari nkumbuye ubwo nyine nagira ngo numve ko twasubirana byibuze tukajya tubikora mu bwenge ariko ubwo ntago nta bwenge burimo ubwenge
ubwo nta bwenge burimo. Sanga gumana n'icyo cyana cyawe noneho nzarebe ko byibuze uzafata nzarebe ko uzafata umwanzuro ukava mu buhehesi byibuze nawe ukaba umuntu umugabo ugashyira mu mago kira nta mpfumba se. none ubu tuvugana muraryamanye. So guys, mubonye uburyo kibadukatiye baratubunurije nako ni njyewe ntago bano barimo da. Uyu nguyu banze kumwitaba uyu nguyu bamubwiye ngo baracyamukunda abandi bana. Felicitation twari neza ariko bumvisha amagambo bambwiye. Bumvisha amagambo njyewe uyu muntu nta nubwo nigeze muca inyuma sibyo. Nta nubwo ikintu twapfuye ni ikintu cy'amafuti cyane ariko akaba yumva ko atagikeneye no kuvugana nawe ngo nagakeneye kumvugisha we. yengeze Imana aho ari buze kumuhamagara ndamushibura. Urabeshya ndamubwira inti kandi utakimufata kumpamagara urahita wijisha nkaho tugeze umuhamagara. Cyakoze mwe muzawubamva guys. Mana byari planka nukuri. Umugabo wanjye ndamukunda nawe bakunda abasheri babo sibyo. Ukunda abasheri banyu ntago abangaba ari abexe ngo twavuga ngo biki n'ibiki ngo turacyabakunda. Yes twarakundanye nabo ariko it's over byararangiye. Ubu ngubu twakomeje inzira turishimye mu byo turimo. So see you next time. Bye. Ndabakunda namwe mubasezere. Bye. Tuzasubira ubutaha.